murakoze cyane, ndabashimiye cyane abantu tujya tubasha gukurikirana ibiganiro kuri Live for Christ Salon TV. Uyu munsi wa none nifuje kubagezaho ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Reka tubanze dusenge mbere kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana. Ndagushimiye Mana ishobora byose, ngushimiye kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe, ngushimiye ko ujya ubana natwe, ngushimiye uburyo Mwami Imana urinze igihugu cy'u Rwanda n'uburyo ukomeje kuduha umutekano, ngushimiye uburyo ukomeje kubarinda, ngushimiye n'uburyo urinda abakristo muri rusange. Rero Mwami Imana tugiye kumva ijambo ryawe kuri uyu munsi wa none. Reka Mwami Imana tukugire umugisha kandi ube kubw'icyubahiro cyawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Inshuti bavandimwe munkurikiye kuri YouTube channel yitwa Live for Christ Salon TV. Nkuko usanga mubizi amazina ni Ntakiritimana Eric. Ndabakunda kandi niyo mpamvu banifuza no kubasangiza ijambo ry'Imana abanyarwanda mwese aho muherereye. Uyu munsi rero nifuje yuko turi kuganira ijambo ry'Imana, ariko insanganyamatsiko y'uyu munsi wa none nashatse kuyita ngo ntimubuzwe ibyiringiro n'abavuga ko Yesu Kristo atazagaruka. Yego, hariho abantu bavuga ngo Yesu Kristo ntazagaruka, ndetse n'abamwiringiye ugasanga baracika intege mu buzima bwabo bwa buri munsi, kandi ugasanga hari n'abantu bababwira ati uriya mwami mwiringiye ntago azagaruka, nta nubwo tunamwemera. Hariho n'abatamwemera, ariko noneho ugasanga abantu babuze ibyiringiro muri ubwo buryo. Ariko mu by'ukuri iyi nsanganyamatsiko umuntu uri bubashe gukurikirana iki kiganiro arabasha kumva neza ko tutagomba kubura ibyiringiro kubera ko Yesu Kristo wacu Yesu azagaruka. Nifuze rero ko dusoma ibyanditswe dusanga muri Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa mbere turageza nko ku murongo wa 5. Petero wa 2 ibice 3 umurongo wa mbere tugeze nko ku murongo wa 5. Haravuga ngo bakundwa, uru ni rwo rwandiko rwa 2 mbandikiye. Muri izo zombi imigambi yanjye yari yo gukangura imitima yanyu itarimo uburiganya, mbibutsa kugira ngo mwibuke amagambo yavuzwe kera n'abahanuzi bera, mwibuke n'itegeko ry'umwami ari we mukiza mwabwiwe n'intumwa zabatumweho. Murongo wa 3, mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Umurongo wa 5, nuko biyibagiza nkana yuko ijuru ryahozeho uhereye kera kose, n'isi yakuwe mu mazi ikazengurukwa nayo kubw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Rero bavandimwe, inshuti zibasha kumurikira abanyarwanda mwese mwizera umwami Yesu Kristo, ndagira ngo iri jambo tumaze gusoma turitekerezeho. Insanganyamatsiko mwibuke yatubwiye ngo ntimubuzwe ibyiringiro n'abavuga ko Yesu Kristo atazagaruka. Mu by'ukuri hariho ababivuga, ntago ari ibishyashya kuko na Bibiliya irabivuga. Hano ku murongo wa 3 twasomye aravuga ngo ntimubuzwe, ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaza abakobanyi. Yego, no mu iki gihe tukirimo, kandi abo bakobanyi bakobana bakurikiza n'irari ryabo. Noneho umurongo wa 4 Bibiliya yatubwiye ngo babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe? Ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze, uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego, abo bantu n'ubundi bariho bahozeho. Iki rero cyari igihe Petero yandikiraga itorero, ariko mu by'ukuri uru rwandiko rwanditswe na Petero rwandikirwa abayuda, ariko aba bayuda by'umwihariko barizeraga, ariko bari baravuye i Yerusalemu batatanira muri Aziya ntoya, ariho bita muri Turikiya muri iki gihe. Bikaba bishoboka ko uru rwandiko Petero yarwanditse ari Roma muri 64 kugeza muri 68 mbere ya Yesu Kristo. Nyuma ya Yesu Kristo hariho umwami bitaga Nero. Hanyuma urwandiko abizera b'abayuda nibo yandikiye, bari mu gihe gikomeye cyane. Aba bakristo b'abayuda bari bari mu gihe gikomeye, bigishwa inyigisho z'ubuyobe,
abandikira agira ngo abakomeze kugira ngo ibyiringiro, gukomeza kugira ngo bagire ibyiringiro muri Yesu Kristo. Birashoboka ko n'uwo muri iyi minsi uri umukristo ariko ukaba hari igihe uhura n'izo nyigisho z'ibinyoma, ugahura baguca intege, bakubwira ati umwami wiringiye ntazigera agaruka, ariko azagaruka. Mu by'ukuri rero nshuti zanjye, nifuje ko tuganira kuri izi ngingo eshatu z'ingenzi. Ingingo ya mbere avuga ngo intego yari afite yandika urwandiko rwa kabiri. Petero niyo ntego yari afite yandika urwandiko rwa kabiri. Ingingo ya kabiri ni gute abahanuzi b'ibinyoma bahakana ukugaruka kwa Yesu Kristo. Ingingo ya gatatu, hari n'abavuga ko Yesu Kristo yamaze kuza bwa kabiri. Izi ngingo nizo tugiye kuvugaho niturangiza dusoze. Ingingo ya mbere nk'uko nayibabwira agira iti intego yari afite yandika urwandiko rwa kabiri kwari kugira ngo akangure imitima abibutsa. Twabonye ko yandikiraga abayuda ariko b'abakristo, ariko kwari kugira ngo intego ya mbere yari afite akangura imitima yabo abibutsa. Ikindi abibutsa ibyavuzwe n'abahanuzi n'itegeko ry'umwami ryavuzwe n'intumwa. Ibyo ngibyo tubisanga mu byakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 31 niho dusanga itegeko ry'umwami ryavuzwe n'intumwa. Hanyuma ingingo ya kabiri, nkuko twari twayivuze, ni gute abahanuzi b'ibinyoma bahakana ukugaruka kwa Yesu. Mu by'ukuri turabona muri urwandiko twasomye rwa Petero, tubonamo uburyo abahanuzi b'ibinyoma bahakana ukugaruka kwa Yesu. Muri Petero wa kabiri n'ubundi bice 3 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo mubanze kumenya iki yuko mu minsi y'imperuka hazaba abakobanyi bakobana bakurikiza irari ryabo, babaza bati isezerano ryo kuza kwe ririhe, ko uhereye aho basogokuruza basinziriye byose bihora uko byahoze uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego, aba bakobanyi mu by'ukuri bari bariho. Ikindi twabonye, indi ngingo twabonye ni ingingo ivuga ngo hariho n'abantu bavuga ko Yesu Kristo yamaze kuza bwa kabiri. Yego, hariho n'abantu bemera gutyo, hari n'amatorero kubera imyemerere y'abantu igitandukanye babihamya bakavuga ngo Yesu Kristo ngo yagarutse, ngo ntago azongera kugaruka. Ariko biba ari kugira ngo bace intege, ibyo bica intege abiringiye Yesu Kristo. Ariko ndagira ngo bene data nimucike intege ko Kristo azagaruka. Abo rero bahakana bavuga gute? Bamwe bavuga ko Kristo yamaze kuza ubwo urusengero rw'i Yerusalemu rwasenyukaga muri 70. Abandi bati igihe umwuka wera yazaga nibwo Yesu Kristo yaje ari n'uburyo ariko aza mu buryo bw'umwuka. Mwumve, hari abantu bahakana muri ubwo buryo, ariko ntago ndiyenda ari benshi cyane, ariko hari abantu bafite mwene iyo myemerere. Hakaba n'amatorero amwe yemera ko Yesu Kristo ngo yaje mu 1914 no mu 1917, ariko aza mu buryo butagaragara. Rero mu by'ukuri hariho abantu benshi cyane babyemera gutyo, ariko ari ukugira ngo bapfobye kuzagaruka kwa Yesu Kristo. Rero mu Kristo unkurikiye, muntu wamaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami wawe n'umukiza, ukomere izi nyigisho ntukaziha agaciro, ahubwo ukomere ku mwami wawe wagize gute, wamenye. Ariko hari impamvu rero zishobora no gutuma tugomba kubura, hari impamvu ziba zigomba gutuma tutagomba kubura ibyiringiro. Umuntu wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, hari ikintu kigomba gutuma akomera, agakomera muri we kandi agashikama. Iyo dusomye umurongo wa 8 kuri kiriya gice n'ubundi twasomye, haravuga ngo ariko bakundwa ngo iri jambo rimwe nirikibasobe, yuko ku mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Hari igihe twicara tugatekereza tukumva imyaka yabaye myinshi, ariko ku Mana ibyo twita ko imyaka yabaye myinshi cyane, umunsi umwe ku mwami ni nk'imyaka 1000. Umurongo wa 9 noneho ukuntu hatubwiye ngo umwami Imana ntitinze isezerano, haleluya, ryayo, nkuko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ishimwe. Iki rero bavandimwe ba Kristo bakunda kumurikira cyangwa se bakurikirana ijambo ry'Imana kuri iyi YouTube Live for Christ Alone TV, ni ukuvuga ngo iri jambo mu by'ukuri murikomereremo, kandi mu by'ukuri ntimucike intege wa Kristo, kubera ko Yesu Kristo wacu azagaruka nubwo hari abatabyemera. Rero nitugomba kuvuga ko Imana itinze isezerano, kuko umunsi wo kuza kwe ntawuzi. Yego, muri Matayo ibice 22 umurongo wa 36
hatubwira ko umunsi wo kuza kwe ntawe uwuzi usibye Imana yonyine, ariko azaza. Iyo dusomye rero ibyahishuwe, iyo dusomye gutegeka kwa kabiri nako 29-28, hatubwira ko ibishwe ari iby'Uwiteka. Yego, biri mu mugambi w'Imana ko Yesu Kristo igihe azagurukira n'umunsi. Kwirirwa tutekereza ngo azaza ngo kuwa kangahe, ngo kuwa mbere, ngo ku cyumweru, ngo ejo, undi mwaka, ntago ari business yacu, ntago ari twe bitureba. Icyo dusabwa gusa no guhora twiteguye kandi tukizera yuko igihe azagarukira biri mu mugambi w'Imana. Rero nubwo tutazi umunsi n'igihe azazira, ariko tuzi ko kuza kwe bizaba bitandukanye nubwo yaje bwa mbere, kuko hari n'ibimenyetso Bibiliya ivuga bigaragaza uko azaza ameze. Haleluya. Yesu rero kugaruka kwiwe, ntago Yesu Kristo azagaruka kandi ntago azaza ameze nk'umwana. Murabizi aza muri iyi si yaravutse nk'abandi bana, avukira mu muryango wa Yosefu na Mariya, ariko mu kuza kwiwe ntago Yesu Kristo azaza ameze nk'umwana, ahubwo nk'umuntu mukuru. Nagaruka azaza nk'umuntu mukuru, ntago azaza nk'uko yabanje kuza avuka. Azagaruka ariko aze nk'umuntu mukuru. Ikindi, ntazaza nk'umugaragu. Yesu Kristo yabaye umugaragu, yego, yemera guca bugufiya, aradukora twigisha guca bugufiya, ariko ntago azagaruka noneho nk'umugaragu. Kugaruka ko kwa kabiri, ahubwo azagaruka nk'umwami. Imana ishimwe. Ntazaza nk'uwihishe, ahubwo azaza isi yose izamubona. Ntazaza nk'usuzuguritse, ahubwo azaza nk'umutsinzi. Amen. Imana ishimwe. Ntazaza nk'uhetswe n'indogobe, ahubwo azaza nko ku bicu. Imana ishimwe. Dufite rero isezerano yadusezeranyije. Iyo dusomye muri Yohana ibice 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3, hatubwira uburyo Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi nta muntu ujya kwa Data atagize gute, atamujyanye. Rero abakristo bavandimwe, mukomeze kugira gute, gukomerera mu mwami Yesu Kristo, kubera ko azagaruka. Mukomeze mumwiringire. Abahakana yuko atazagaruka, mubima amatwi, ibibaca intege mubyima amatwi, ahubwo mukomeze kugumana ibyiringiro, mukomere, mwizere, mubwirize ubutumwa, kandi mubashe guhumurizanya, kandi muri byose mu mibabaro mukomere cyane. Ikindi, dufite ibimenyetso bigaragaza kuza kwe, kandi ndetse nuko azamera naza. Iyo dusomye ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7, ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7, haravuga ngo dore arazana n'ibicu, ngo kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumise nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amen. Imana ishimwe. Rero azagaruka, kandi mu by'ukuri kugaruka kwa Yesu Kristo tugomba kugutegereza, kandi tugategereza twihanganye, kandi tugakomera, tukagira ibyiringiro. Ntabwo tugomba kubura ibyiringiro ngo tubure ibyiringiro n'abaduca intege bavuga yuko atazigera agaruka. Tugomba kubura ibyiringiro ngo tubure ibyiringiro kubera yuko abantu baduca intege mu buryo bugiye butandukanye, ariko mu by'ukuri tugomba gukomera, tugakomezanya, kandi tukagira ibyiringiro muri byose, tukabasha kubaho mu buzima bunezeza Imana, kandi Imana iradukeneye kugira ngo tubeho tuyikorera. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen.